Ni Kamindi Joshua nko musanzwe mumurikirana of course makaza neza muri The Josh Challenge y'uyu munsi. Abanyarwenya bari kucicikana ku mbuga nkoranyambaga abo ni bande? Nari nsanzwe nitwa Bahiza ariko ubu nkimara kwinjira idini nitwa Abdul Karim. Abdul Karim. Wowe se witwa Deshe? Urabona inda ariko gusa kubera ko urabona igifu ni igifu nanjye ubu ngubu kugira ngo nsamure ku muceri rwose ubu nitwa Sheikh Asumani. Asumani witiranwa n'imisumari. Usamwe bakavuga ko bimwe mu by'ukuri mu bibarangase cyangwa mu magambo bakunda gukoresha ku mbuga nkoranyambaga ngo akenshi babiterwa n'ibiyobyabwenge. Ariko urumogi nararuretse nta rumogi nywa kuva narenga bariyeri. Dore ko ari nabyo mu by'ukuri bituma badatandukana n'indangamirwa. Abantu baraturoze baduhaye umutsima mwebwe muzareke inzoga nibyo bindi muzabivamo. Ntabwo wigeze uzinywa ariko twari twazinyweye muri wacu ukamenyera alcohol yuziretse urigunga ukajya gute ukamera nkaho wapfushe nyoko ariko ngo sigemeze gucana no ngaho kora pompaje 10 tyo kwazishobora umva ko ufite imbaraga. Ibi byose bimenye kuko mbumara neza. Nabona neza. Kodi. Tugende? Rimwe. Kabiri. Gatatu. Oyawe. Gusa mbere yuko ntangira mbibariza mu by'ukuri ndashima imyanzuro yaka ari gufata muri uyu mwaka. Yewe ngiye kwishakira umugore ibintu by'indaya rwose parike igihe nasambaniye ni kirekire cyakora ningira amahirwe nkajya kwipimisha ngasanga nta sida mfite sha n'indaya nzahita nsezera ku ndaya burundu. Sida uzayibura. Reka genda Nzovu wowe ingamba mu by'ukuri wafashe uyu mwaka zigeze hehe? Inzoga bwo simvuze ko nziretse burundu ariko nacyo no kuzigabanya si icyambere indangamirwa nazikatiye. Yego Namaze kuzikatira. Uramara umwaka utarajya mu ndangamirwa. Ikindi cya gatatu natangiye namenye ubwenge uyu munsi. Ubu naguze uburoso na Colgate ngiye kuzaza niborosa nibura uyu mwaka uzarangira amenyo yanjye ari umweru. None se yaka mu by'ukuri waretse umuntu bita Nzovu akakurambikaho ibiganza ntibazayigusangemo iyo ndwara. Wapfukamye nkagusengera. Rata Nzovu musengere. Sha byose mana dukunda nkweretse hari umugabo ejo nimbisemo kuboroga cyane yanjye bayibye we mwese washatse umuntu akayikugaruriza wamaye 200 nkayikugaruza nanzo ngo ndaguye 10 ndabwe nanjye ntago nyigaruza bwo iragaherayo. None man sha byose mana urinde abadiaspora barimo kunkunda muri iyi minsi. Haleluya. Haleluya. Amina. Ibyo tutagezeho uyu mwaka ngenda yakamwana umwaka utatura bifite yakabuza amahirwe muri umwaka kujya muri Amerika uzagende wenyine. None ariko tuzature muri Paradiso hano i Kigali yaka dufite ama etage kuko nabafite nacyo baguriye Imana. Bugita haleluya. Ibyabantu byo umva nuko bitega amaso cyangwa amatwi. Ako nyina wambago kweri washakanye n'umuntu bita Nzovu kweri akava muri bino bintu by'uburayi. Bene abagabo se ninde wakubwiye ko na kwemera umugabo bonetse wese? Reka Nzovu ntacyo wamubwira. Janye nambura nyisekeje. Gusa ariko Nzovu nawe hari ibintu by'ukora rimwe na rimwe nkavuga se Nzovu mu by'ukuri afite ubwenge. Muzehe Nzovu nta bwenge ufite. Ndi muzehe se ndiso waso. Ndiso wanyoko. Ndiso waso kwa nyoko. Ubwenge bwose yabushize hano mu gikano. Ushingira ku cyo uvuga utyo. Yahaye umwana w'uburozi umwana yavuye ku shuri afite icaka asanga ikigage cabize cabirinduye. Umwana zari kwiruka agiraje ngo aje kujyana ibyo byasigaye mu safuriya. Gusa nje ikintu kimwe nemera Nzovu mu by'ukuri arushayaka nuko we yanasezeranye n'umugore. Wese wakoze ubukwe. Ngewe hagati yanjye nawe nta sezerano dufitanye ntabwo twe tujya mu murenge. Umugabo wawe ni umwede nawe uri gucuruza avoka ubwo muzakora ubukwe rya. Wabukora da? Inzu ni kibiririye wabukora. Use nka bari aba diaspora bakora. Wese wakoze ubukwe. Nzabukora umwaka utaha. Ufite umugore ufite abana bane.
hari ubukwe wakoze ariko byibuze arateganya ubukwe. Yaka wewe kuki uri umunegativisite cyane? ariko uzafata ibihumbi 100 ngo urabikoramo ubukwe mwagiye muri gagugu. yakabyuka ibihumbi 100 byonyine nta nubwo biguze n'amasafuriya yo muzateka. Reka ngo baze yaka. Nta na gazi irimo. None si ubwo ugacana kumbabura muzungu ntiyatuma amafaranga ishakoshi kuyatoragura uzatoragura ubwo ufite icyizere cyo gutoragura amafaranga y'abandi bataye. Ako byibuza naba nawe Nzovu ufite wenda wagize umugore ugira n'umwana. Uretse ko ubu ngubu nge narayinduye kuko nsigaye mfite umwe ndabe nibyo kugenda mfatafata maneke ngafata ibyiga ngafata ngaherayo ibyo gufata fatura binyijije yisuyo cyane nibyo kugenda mfatafata ubu narabiretse urumva mfite umwana nateye inda Reka urumva ubu niwe turi kumwe rwose ibintu by'indangamirwa ubu ngiye naraparitse Nzovu ujye ugenda wofatafate uhinduranye ngewe nafashe umwe unaye bagiye kuzaza bakwita papa kanaka. of course bashaka kukwita papa Jean Paul byari imfuranye rwose ngene narabwiye ko nabuze n'uwambeshyera ko namuteye ubu ngubu rwose niba ari no kumbeshyera simbiza ariko ubundi reka mwibarize Nzovu kuki wateye umugore wawe inda mu by'ukuri mutabanje gukora ikintu cyitwa ubukwe. umugore wanjye icyo namubwira nimba nakoze amakosa ubwo rero ndumva mu byambabara yambabarira si ukwanga ngo nibi byonyine ngewe ndanateganya no kuzica ikindi kiru kitari iki ngiki sibyo ntampa amahirwe ya nyuma nibura aramutse ari umuntu uzambabarira ikigare najyaga ngenderamo nakivamo nkafata gahunda zo kumenya urugo. yarahemutse Ese ubukwe niba udaha umugore wawe agaciro ubwo wanamwitangira? Baravuga ngo babona nubwo aba ni nyoko yapfa wowe ugasiga ariko buriya ahubwo buriya ngewe nta muntu nge nakwitangira ngo urabona gupfa urupfu aho tuba tugiye ntago tuzi urupfu turimo nge nakwemera nkasigara wawundi agapfa na mama wambyaye ntago namwitangira. Nta muntu ushaka kwitangira kuvuga. N'umugore wambyarira abana sinamwitangira. Umwana wawe se? Umwana wanjye umwana wanjye se ashatse yapfa nkabyarira. Ubu se twitega iki uyu mwaka kweri? Bwabwo simvuze ko nziretse burundu ariko nacyo no kuzigabanya si icyambere indangamirwa nazikatiye. Yego namaze kuzikatira. Uramara umwaka utarajya mu ndangamirwa. Ikindi cya gatatu natangiye namenye ubwenge uyu munsi. Ubu naguze uburoso na crogate ngiye kuzaza niborosa nibura uyu mwaka uzarangira amenyo yanjye ari umweru. Yaka wowe uyu mwaka byifashe bite? Shage byararangiye. Ntukebe nta cyizere mfite. Ese Yaka kweri wobona nta kibazo ufite kweri? Nari ngikunze ubuzima nibo ngewe muri iki gihe ngewe ngezemo n'imyaka mfite nibyo nanyuzemo. Ngiye kwiyahura njye mbona rwose nabikora kandi kuvuga watangiye kubivuga nabikora. Ese kweri Nzovu wajye ugira umuntu bita Yaka aho kugira ngo yihebe wajye umugira inama? Naragukontorora bihagije kuki utambabugise ukambaye ipano yonyine. Ko wanjijiwe waramengereza wari wambara nambaye ubusa ndi umugore wawe wanjijiwe. Iweruka kugura wayibagiwe kwa Mutoni. Ngiye ntabwo gisa nambara wowe nawe najyana nawe muri douche. Nanjye sinjya wamboneye ndabunuza. Ko nari umutinganyi ukaba utari umutinganyi. Worajya kubwira abantu ngo ntabwo gisa nambara wanjijiwe. Amafa ukomemba yamuhe. Ayereka nimba afite bagise utuye mu 10,000. Yaka wowe na nama mu by'ukuri wagira mugenzi wawe Nzovu. Arazamuriye bari nka 50. Ariko Nzovu wakwipimisha se. Zo ndwara zose ngipimisha sida. Ugatangira imiti sha mwana wama. Ugira amahirwe. Ugatangira ibinini hakiri. Nzovu nawe gira inama mu by'ukuri uhereza umuntu bita Yaka. Rimwe Yakamwana reka inzoga. Yakamwana icya kabiri va mu ndangamirwa. Yakamwana
nk'uko wangiriye inama karaba uke kuko ejo bundi yiyambuye inkweto zinutse azirajije hanze imbwa itizitwara tangira umwaka ukaraba woza inkweto ariko rero hari ibintu mu by'ukuri Nzovu nawe ujya uvuga nkibaza se Nzovu ufite imyaka ingahe kweri na kera ababyeyi sinzi nimba ari ubujiji bwari barimo ntabwo bamenyaga itariki twavukiyeho hanyuma wowe ujijutse kurusha ababyeyi bakubyaye mu by'ukuri tubwire byibuze imyaka y'abana bawe kugiye kuncanga buriya umugore wanjye n'umenye igihe abana bavukiye kandi wabona umugore wanjye ntabwo mbana nawe ntabwo nzi umwana wanjye wa gatatu. Pastor Julienne na nama wagira bano bantu kitu moja nafanya mimi nafanya nini oya nawe se wituvanga kitu mwana kufanya mimi nakomesha mwili nenda kanunue nyama nisalimie wote nyumbani si ndio ndasigaye nakomesha mwili wangu Kigiswahili kiraryoha ariko kirananira kudisciplina niki kweli gutoza umubiri ngukoresha lakini sasa mdogo mdogo natesa papa ako nagashakaga kutesa murakumva wumva ari ukutesa natesa mwili wangu natesa pastor ndasigaye inama yakamuri kugirwa na Pastor Julienne hari icyo mukuyemo Nyanyi night 25 mu cyongereza bavuga ngo bavuga reka jewe niyumva nk'umuntu wapfuye nge naranapfuye ngo ntacyo negereje kuri iyi si nothing I'm waiting to this world for mine to remain to go mu kaburi and then to finish. You are finishing. Tuzahu irayo bagenzi